nari narapfuye narazutse nyine. Wapfuye gute? Navuye mu bapfu ubu nagarutse mu bazima ngo ndebe uko bimeze. Umuntu wawe, umuvandimwe wawe, inshuti yawe, kubera ko abazi ko nabigushyiramo mu kamera kimwe, hari ibintu byinshi biri bubacike. Naramubwiraga si ibintu gute, ibintu katari sawa, akambwira ati ibintu ntari bi ibingibi ni iminsi mike nzabireka, ntugire wasi, ahubwo nawe wakwiyenguza kubitaho kumva ibintu ukatira, kumva ukuntu bimeze. Pilato ni umuntu, ni umunyabwenge. Pilato ni umunyembaraga. Niba kubwira ikintu, we niba ashaka kubwira ikintu, ntago ari bo kubeshye ngakubwire ngo gutya kugira ngo utamureba nabi. We arakubwira direct. Nushaka urakare, ariko nyuma uraza kubitekereza usanga wenda atakubeshya ari ukuri. Numva rero ngiye icyo kintu cyatumye ngewe mutsimbararaho cyane na n'ubu mvuga ati isaha n'isaha ndabizi ko azajya ku murongo. Ubu ngubu ntago wavuga ngo umugabo ngo niwe ujya kwiyongoza avuga ngo ngiye gushaka ibiki n'ibiki. Kurongora ni byiza, ariko kutarongora ni byiza cyane. Kubyara ni byiza, ariko kutabyara ni byiza cyane. Kubera iki bisobanura? Rero umugore ni umugore nshaka, ni umubi wanyumva. Ntago nkeneye kuvuga ngo iki ngo mvuge ngo ufite ibiro bingahe ngo ibiki n'ibiki. Sinabasha no kurema masogoro. Ntago navuga ngo ngiye kudekriva ngo umugore ibiki n'ibiki. Ushobora kuvuga ngo ufite amabuno, Imana ikazanyera wakoze impanuka yaracitse. None namwanga se. Amafaranga. Yes, kubarimo gukurikirana Big Town TV, mwonje mwiriwe amakuru yanyu, ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba murimo gukurikirana Big Town TV 5/5. Tukaba twongeye twahuye na Pilato, Yuda. Aya mazina ajya cyanga cyane, Pilato, Yuda, whatever. Aritonze cyane. Nukubwitonze bwinshi cyane. Yes, ibyo turi bugane ni byinshi, reka mbanze muhikaze kuri camera za Big Town TV. Welcome my brother. Thank you my big brother. Bimeze gute? Fresh kabisa nari. Hashize igihe kinini tutabonana. Hashize igihe kabisa. Abantu benshi bambwiye ngo iyo wabuze umuntu ubu ngubu bashobora kuba yagiye safari, ishene cyangwa yifungiranye mu nzu. Wari uri he? Nari narapfuye. Warapfuye? Waje kuzuka gute? Narazutse nyine. Wapfuye gute? Navuye mu bapfu ubu nagarutse mu bazima ngo ndebe uko bimeze. Wari wapfuye gute? Abakurambere barabasuhuza. Nari narapfuye gute? Gupfa ni gute? Hari impfu nyinshi cyane. Hari za accident, hari za indwara, hari urwikirago. Ruba rumeze gute? Nurwo gusinzira Imana igahita iguhindurira akazi. Yes, hashize igihe kinini mu byukuri tutabonana, tudakorana ikiganiro. Abantu bari bagukumbuye. Ndabasuje cyane kabisa, peace and love. Yes, iyo wavuze Yuda, of course ugomba kuvuga Pilato. N'abantu babiri baba inshuti igihe kinini cyane kabisa. Ese mwahuriye hehe? Ingenda uyu munsi ndashaka kumenya gatoya tu amateka ya Pilato and Yuda and arya wundi twaga nde? Herode. Mukuvuga twese tuvuka muri quartier imwe. Ni nk'abavandimwe ni kwa kundi wisangana n'umuntu. Uri umuntu mwarigaje primaire, mukigana secondaire, kabumarana hafi imyaka 20 muziranye. Biba birenze ubushuti tu. Ariko ukuntu twahuriye gukora kuri twahuriye high school. Okay. Tugeze superieur nibwo twavuze ati ariko kubera iki twese kuko twari abantu biyongoza kurapa ibiki n'ibiki. Turavuga ati kubera iki tutakora kuri tukabikora nkuko abandi barimo kubikora muri icyo gihe. Uko nguko nuko mwahuye. Wita muhuza muba n'inshuti. Twari inshuti before y'ibyo ngibyo. Okay. Yes, so kintu turi buganire cyane ni maybe life yanyu, music yanyu. By the way, ntabwo nigeze nkubona muri album ya Pilato yitwa Volume Niyo. Ntabwo nigeze nkubonamo, nategeza numvemo amajwi yawe wapi usibye ya ndirimbo
ya indi mwagiye gushingura nuza Pirata akiri muzima urumva ko naje arya ni iriya nayo iri muri album iriya niyo yakorozinze album ya Volume ni byagenze gute se ko mutakoranye iriya album ni ukuvuga iriya album cyangwa arayitinya amagambo arimo ni ukuvuga iriya album ukuntu Pirata yayikoze we ari ibintu yashaka kubwira abantu tu kandi akumva ko ari ibintu bigomba nyine kumugaragaraho nka Pirata ku giti cye kuko ari igitekerezo cye rero iyo mpamvu yavuze ati reka njye nkore Volume niyo nyikore nyirangize ariko nyuma ya Volume niyo n'ubundi hari indi EP twakoranye urumva ariko kuri Volume niyo ntago njyewe ntago nabonye muhaye yo kuvuga ngo nagira nakora njye natekereje ko music warayikatiye ntago kiri muri music oya music ntago nayikatiye ahubwo nyine umuntu ahindura strategy ukuntu umuntu yakoraga urumva niba kera nta nshingano nyinshi umuntu yabaga afite ubu ngubu ufite akazi ugomba guhiga ugomba gukora ariko n'ubundi music ndayikora tu kuko n'ubu ngubu mfite album yanjye n'ubu ngubu nkirimo gukoraho biti 81 kandi album igomba kujya hanze urumva rero ntabwo navuga ngo naraparitse wapi nta modoka ireka kuvuga ngo yagenda wapi kuko iparitse anytime yani yaba itarimo essence urayigura ukanshena ya bibaho kweli amagambo menshi yaravuzwe byinshi byaravuzwe abantu benshi ba creatinze beef kubitewe na album ya Pirata ya Volume niyo ntabwo wamugiraga inama ukamubwira ngo oroshyamo basi gatoya kugira ngo abantu bataza kumva ukundi nk'umujyama wawe nyine umugira inama kandi kenshi mukaba muri kumwe ntabwo wamugiraga inama ukamubwira ngo oroshya amagambo namugiraga inama niyo mpamvu wumvishe yabyoroheje ubundi ntabwo ari kuri byari bimeze rero wumvise ko buriya byari byoroshyemo nuko nyine nagiye mugira inama mu hafi mubwira ati gerageza ugire gutya nawe akaza gutekereza akavuga ati reka mpindureho naho ubundi wenda iyo biza kumera nk'uko Volume niyo yari imeze original nawe wari kuyumva ukavuga ati ntibibaho Pirata nk'inshuti yawe magara umuvandimwe wawe mukundana cyane ni gute yaje kwinjira muri drugs uri hafi ye icyo gihe tumujyana rehab urabyibuka ibiki byose nk'umuntu wo hafi cyane kubera iki ni ukuvuga ukuntu navuga wenda ngo yinjiye muri drugs ntabwo navuga ngo wenda ni ibintu yafashe umugambi aravuga ngo ngewe igihe iki n'iki nzinjira mu biyobyabwenge cyangwa iki nawe ni ibintu byamugwiririye yisanga kuri iyo level atakibasha no kuba yavuga ati ngo yagaruka ku murongo ariko tu nyuma après les échecs la vie continue niyo mpamvu n'ubu ngubu akiriho agihagaze tu kandi akirimo gukora ntabwo nakubwira ngo yinjiye ngo muri drugs gutya ibiki n'ibiki biriya biza nk'uburwayi kabisa tizo so ahangaho life yari imeze gute nk'umuntu w'inshuti yawe umubona gutyo kuko hari igihe yigeze aremera aravuga ngo nukuri birandenze nanjye mbigenze gute ribukana time tumujyana muri rehabilitation n'ibiki byose we nk'inshuti ye icyo gihe wabifashe gute kiriya gihe afata umwanzuro wo kuvuga ati ajye muri rehabilitation nanjye byaranshimishije nk'umuvandimwe we kuko nabonaga level ageze kuri level yo hejuru nawe yaravuga ati rero ntabwo nakomeza guhatiriza ahubwo nyine ujya gukira indwara arayirata kuko nuko byagenda kose ntago Pirata yakongera gusubira inyuma ngo yongere amere nka kwa kundi yari ameze cyangiye kuko hari amasomo menshi yagiye abona nawe arazingatiye aravuga ati nanjye hari ukundi kuntu ngomba gukunda ubuzima bwanjye kandi yaba na family nawe
uriya iyo umwana ari muri biriya bintu ikintu cya mbere ababaza ni umuryango we. Rero umuryango we iyo ubonye urimo kubabaza umuryango wawe bagashaka gukorera ikintu wowe bagukorera icyiza ugasanga wenda uri mu bibi urumva nawe hari ntabwo imyaka yashari myinshi kugira ngo ugatekereza ukavuga ariko ibi bintu ndimo ntabwo ari sawa kabisa ntabwo biceka reka mpindure tu somehow rero niko nakubwira kabisa. Ese ibi bintu uremeranya nabyo uravuga ngo inshuti yawe nimba ugendana n'inshuti yawe ikora ari umujura nawe ugomba kuba umujura, nimba ugendana n'inshuti yawe ari umupasiteri basi nawe ugomba kuba uri umuntu wa cyaki cyangwa ukaba umupasiteri nawe. Ibi ngibi urabivuga gute ku bijyanye na story yawe n'inshuti yawe magara muvandimwe wawe Pilato? Ibyo ngibyo ngiye ukuntu mbifata kereka kugira ngo ugendane n'umupasiteri ube pasiteri kereka umuherekeza no gusenga. Nyine azagukurura tugusenga muzajyana byanze bikunze biterwa na movement yawe back. Hari igihe we ajya gusenga wagiye ku kazi urumva n'ubundi mukaza kongera guhurira wenda niba muturanye cyangwa niba mufite groupe muhuriramo mukaririmba mukaza kuza muri crew. Ni igihe cya crew nyine, ni igihe cyo kuririmba, ni igihe cyo gukubita imiziki. Ariko noneho cyagiye cyo kuvuga ngo giye kubwiriza ubutumwa wowe wenda nawe urabo wagiye mu kandi kazi kuko twese Kristo tuba dufite inshingano zitandukanye. Rero aho ngaho ni kuvuga ngo inshuti yawe ngo nyereka inshuti yawe nkubwire uri we. Ibyo ngibyo ni ibintu bya kera abanyarwanda bakoreshaga batarabona n'ikintu na kimwe. Ibyo bintu babivugaga nta kintu na kimwe kiraba kuri ubu butaka urumva. Ariko ubu ngubu ibintu byarahindutse. By the time inshuti yawe Pilato yari iri deep mu biyobyabwenge, usibye ko ubu ngubu ndi kumva amakuru ni meza, muri icyo gihe ntabwo yigeze ashaka kukwinjiza kuko barambwiye ngo ku muntu ukoresha drugs ntabwo aba ashaka ko agenda wenyine, agerageza gukurura n'abandi kugira ngo bajyane muri nuzimi. Ntabwo yigeze mva nkubwire kuri ako kantu buriya umuntu wawe umuvandimwe wawe inshuti yawe kubera ko abazi ko nabigushyiramo mu kamera kimwe hari ibintu byinshi biri bubacike. Ariko byibura nubwo we yafashwe akaba yaratsinzwe ntiyifuze ko inshuti ye iyo iza ngo ihite imujoyininga nyine bivuranye urumva bose twese duhita dupfira rimwe. Ntabwo Pilato yigize ambwira n'umunsi wa rimwe wenda akibimenya yarambwiraga ati naramubwiraga si ibintu gute ibintu katari sawa, akambwira ati ibintu ntari ibingibi ni iminsi mike nzabireka ntugire wasi ahubwo nawe wakwiyenguza ukakubitaho kumva ibintu ukatira kumva ukuntu bimeze tu. ambwira ati pingewe ntabwo nakwiyongoza kuri zino deal wapi kabisa. Buriya biterwa nanone hari ubuzima, hari igihe ubuze imbaraga intege zawe nke ukavuga ati ku ntege zanjye nke mfite nshyizeho iki kintu noneho uyu mutwaro kuba ufite imbaraga ziterura ibiro 50 ugafata ibiro 500 urumva nibikujya hejuru n'ubundi ubwo ngubwo biraba birangiye. Rero nicyo kintu twagiye tuganiraho ariko ntabwo yagize ambwira ngo wenda ngo ivure oya. Nawe yarayibonye aravuga ati Yuda umuvandimwe wanjye ntabwo twese twahurira twagenda mu modoka imwe iguye n'ubundi twapfira rimwe, ntari biwe ndebera ku ruhande ariko n'ubundi uzamfasha tu kuko naba bizi ko yambwiraga ati ngiye biboro nzabireka nizo ndoto yari afite tu mu buzima bwe urumva. Rori yawe ni ihe mu kugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo inshuti yawe itaza gutakarira muri ibyo biyobyabwenge cyangwa kugumamo iteka? nge role yanjye ya mbere ni ukumuganiriza kumwumvisha ko ni wa muntu igihugu kigikeneye, ni wa muntu umuryango ugikeneye, akeneye kubyara agashibuka, akeneye gutunga umugore, akeneye ashobora no kuba umuyobozi w'igihugu akagiteza imbere urumva. ye nkamwereka ko bitararangira kuko biriya bintu ari igihe we bikugeza ahantu umujama agacika intege akumva ko ashobora no kuba yafata n'icyuma akacyitera cyangwa akaba yakwitera overdose. Rero uko ugenda umwereka imbaraga ze kumubwira ati kuko ngewe Pilato ndamuzi, Pilato ni umuntu ni umunyabwenge urumva afite ubwenge, Pilato ni umunyembaraga, Pilato ni wa muntu
niba akubwiye ikintu we niba ashaka kubwira ikintu ntabwo ari bo kubeshye ngo akubwire ngo gutya kugira ngo utamureba nabi we arakubwira direct nushaka urakare ariko nyuma uraza kubitekereza usange wenda atakubeshya ari ukuri numva rero ngiye icyo kintu cyatumye ngewe mutsimbararaho cyane na n'ubu mvuga ati isaha n'isaha ndabizi ko umuvandimwe wanjye n'ubundi tu azajya ku murongo urumva agakira kuko ntago ubwonko bwe bwatokowe nta kibazo byigize bimutera ngo avuge iki n'ubu ni muzima ubu ngubu nta ribi urumva rero buriya iyo mbana namwikaca kiriya gihe ari hasi ari kubabara ari mu buribwe ari mu mataki hariya ni hahandi iyo ubonye inshuti yawe igucitse wowe noneho kwa kwiheba wageraga ubikuba nk'inshuro 5 ukavuga ati uhita umutekerezaho ugatangira kumutekerezaho nabi ukavuga ati jambo ubu ngubu kubera iki wati gutya agenda mvuga nsebya ukavuga ati uri impamvu twatandukanye no kubera ibikoresho ibiki n'ibiki iyo umugumye iruhande agera aho ngaho akavuga ati ariko umutipe wamugana ibintu abambwira bari byo kuko uramubwira ukamubwira akakwikiririza amarira akaza ariko iyo yicaye ari wenyine nk'aya minota 10-20 abitekerezaho amagambo bamubwiye akamugaruka mu mutwe agatekereza y'abandi bamubwira agira ngo akavuga ati ibi bintu rero nta definition yabyo reka mbigendemo gake urumva yongeye mubwiye ati tube turi kumwe amubwira ati nta wundi mu junk nkeneye nta wundi muntu ukoresha bino bintu nkeneye sinshaka no kubamenya reka ninjye nawe tube turi kumwe niba unabishaka wumva binarenze njyewe nzihiringa njyewe mbikubonere wivurire mu nzu ariko byibura uzasohoka hano mu nzu warabihagaritse urumva njyewe wenda niyo Lore navuga ati wenda najuwe muri iyo time Pilato kira nawe sina kira gihe kuri interview ya mbere wowe urabyibuka kira gihe ajya no muri rehab urumva uko byari bimeze urumva ariko ubu ngubu byibura nawe uzi uko bimeze urumva rero niko kamaro k'inshuti ntabwo navuga ngo kamaro k'inshuti ni ukuvuga wenda ngo niba yakwinjiriraga ari inshuti yawe ukabura ababyeyi ahita avuga ati wenda ntabwo nakomeza kugenda n'uriya mupeti w'imfubyi reka nigendere gushaka abandi bapeti bafite ababyeyi niko ubuzima buba bumeze tu nicyo wenda nakubwira kuri iki kintu. Yes, wigeze kurira ku bwa Pilato? Kenshi kabisa. Kenshi kubera ko ninjye nabikubwiye ati Pilato ni umuntu no ku ishuri ni umuntu wari uzi ubwenge no kuri Matiyeri no mu buzima busanzwe ni umuntu uzi ubwenge kandi noneho ni umuntu ugira igikundiro bya hatari ku buryo umuntu amubona agahita amwikundira tu bataranavugana nibyo kabisa bataranaciringa rero no wibaza uwo muntu ufite ubwo bushobozi bwose kandi Pilato ni n'umukozi agira imbaraga nta kintu kuvuga ngo agiye mu kazi nta kazi nyine arakora urumva rero kumva nk'umuntu wari wizeye urumva ko ari umuntu uzakugirira akamaro ukabona ahise ahura n'ikintu nk'icyo ngicyo ibyo bintu birababaza tu bashoke ku mutima ukavuga wenda wanamwereka n'agahinda kawe we ntago ababibona kuko we aba afite akarenza kawe mu mutima we kuko wabona ko nyine ibyo bibazo byose niwe byavuyeho ayo marira uri kumuta mu maso niwe urimo kubitera akavuga se ngiye wenda bikora gute ndabigenza gute kenshi wariraga byagenze gute kuko wavuze ngo ni kenshi na nubwo ari rimwe na nubwo ari kabiri nyine ni ukuvuga niba turi kuganira ndi kumubwira ati urabona ukuntu ibintu bimeze reba revo twari tugezeho abantu bari batangiye kugufata ukundi tugeze ku gihe cyo kuba twavuga ati niyo konseri twayibona tukabona amafaranga tugeze ku buryo niwe n'ibintu byinshi twakora tukaba twahindura ubuzima mwakoze kuri channel yageze kuri monetize yagurishijwe ageze kuri monetize wenda aravuze ati mbuza amafaranga yo kwivura ndabizi Yuda nta kintu yantwara niyo nayigurisha akaba arayigurishije urumva turongeye dusubiye inyuma amafaranga arayafashe agiye kuguramo bya bintu bimwica muri ako kanya niduhura tukaganira nta nubwo ari butunike kumfesinga ngambwira ati cano nayigurishije ndabibwirwa n'undi muntu kumuhamagara mubwira ati aho ngaho nyine no kumubwira sepi birabona ibintu kose dusubiye inyuma urumva nawe
nyine naho ngaho biba biva tu kuri utwo tuntu ukabona mwari mugeze kuri level yabye biranze ukabona yari afite plan urumva mubwira ati wenda turi mu kwezi kwa 7 kavuga ati Pilato mu kwezi kwa 9 ibyangombwa bya birateguwe ngomba kujya muri Canada kujya gushaka ubuzima kareba uko bimeze cyagiye cyo kuvuga ati arimo aritegura kuvuga ati yanagenda ugasanga bya bintu noneho nibwo bigize gute bise bimufata urumva ubwo niba ari family arimo kumukinira ivuga ati ntavi hano ajye gushaka ubundi buzima ajye gushaka akazi umuryango urahita ucika intege kandi nanjye bambone nk'umuntu umusubiza inyuma bavuga ati ko uriya mutipe baba bari kumwe aramushuka urumva aramushuka ntago amugira inama y'ukuri urumva kandi wenda nawe nta kuntu utagize ugerageza kumukipinga ariko buriya nyine ku umugabo ku mugabo biba bigoye kuvuga ngo wamukipinga ngo uvuge ngo ngiye ngo uyu mutipe ntabwo azongera ntabwo yagenda gutya ntabwo yagenda gutya urumva bikagenda gutya nawe urumva aba yarabaye shoke kubera ko nawe ubuzima bwe urumva aba afite amahirwe menshi urumva uko aba yaragiye abona akazi katanje kabona akazi kubona umwana urangije segonderi abonye akazi wenda bamuhemba 500,000 ariko akazi ka 500,000 wenda gakoze nk'amezi 2 cyangwa 3 kahise kamunanira kubera iki kubera yahaye okay mwari mwafunguye akabari ejo bundi ka Absent Killer wowe na n'inshuti yawe Pilato ako kabari nubwo kigeze kamara amezi 2 byagenze gute kandi nabonaga uri seriye cyane hari urumva ukurikirana hafi amafaranga birimo kwinjira gute urumva loss inyungu ibiki byose byagenze gute rero twashinze akabari tumara abaniga inyota twe turayisigarana barayidusigira bagashinzemo umuyaha abahungu gusa nyine ni experience nyine ni ko ubuzima buba bumeze ni ko ubuzima buba bumeze twese twari n'ubundi twari dufite ubundi buzi tujya gukora ku ruhande ariko buriya none iyo ushyizemo undi muntu ngo aguhagararire muri business nyine buri munsi bazakubwira nahombye ibi bikarangira nawe wenda waza wafatamo ubupeti bungahe akakubwira ati wanyweye ubupeti 5 akakubwira ati wanyweye 15 ukavuga ati sinabigenza gute urumva akabari nyine amacupa yaramenetse ko nabonaga uri seriye cyane urimo gukurikirana ibintu hafi byaje kugenda gute ni warafailinze cyangwa byagenze gute no kuvuga waba seriye utabaseriye igihombo ntago kireba ibyo ngibyo igihombo kivamo urumva nyine nibyo bibazo tu nibyo bibazo urumva tizo nawe icyo kibazo ubumashiraho oya nje nakubonaga rero urimo gukurikirana ibintu ndavuga ngo bana iyo udari seriye byo mu mezi 2 3 5 bizaba bigeze kure kabisa ubuseri wari ufite Pilato cyangwa gufata agakonje kamubwira ngo no turi muri business ishyura amafaranga tizo nyine no kuvuga ngo twabonye ko nyine nta mwanya tukibona wo kuvuga ngo tugiye kuhirirwa ibiki turavuga ati reka tugatange twikomereze izindi gahunda zacu tuzi ubuzima busanzwe urumva twabonye ko akabari ntago kaduhiriye ariko turimo guplaninga ibintu byo kuba twakora tu bitarimo akabari nice ejo bundi yarambwiye ngo afite business y'amakara kabisa ageze ku makara nukuvuga ngo nyine ntago naho murakorana cyangwa oya nukuvuga tumaze kubibona kuri ya twaravuze ati rero none reka dukore tugire buri muntu wenda ashaka akantu akora ahubwo twe tujye tureba wenda niba waguye manka duhuze umbwira ati ndaburaho veni unyagutize gutyo nyine gusapotinga okay ni hatari cyane so situation ya Pilato bwo kuba yakoresheje drugs ni inshuti yawe hafi muri kumwe buri munsi muri music n'ibiki byose situation ye imeze gute akakanya situation Pilato ameze fresh
ariko ndumva nta bintu byinshi nabivuga kuko nawe n'ubundi urabizi muravugana n'ubundi ni time mwana wuza nawe n'ubundi akabisobanurira abanyarwanda ariko ameze neza iyo umuntu yavuye muri biriya bintu kenshi na kenshi nawe aba yumva ko ubuzima bwahindutse ababona ko nyine nubwo wenda ashobora kuba yadekona byagenda gute ariko aba yarasogongeye kuri bwa buzima muri leta normal iyo wageze muri leta normal ukumva ukuntu bimeze n'ubundi uravuga ati reka nkomeze reka mfatireho gake gake kandi ibintu bizacamo n'ubundi Pilato n'umuhungu w'abanyarwanda bagomba kumubona. Okay, nice cyane. Wowe na Pilato murakuze? Ariko ntago tukuruta. Ariko murakuze. Sibyo? Ntabwo ari muri ages aba Rwamatindiri cyangwa Rwamatindiri ni konka mama wamutwise yifashe serifi. Rwamatindiri wa nyuma y'indege man. Okay. Ibitamo hagaze byonyine warifungamo shinyo. Yeah, so mutegereje iki? Kugira gute? Kugira gute iyo akuze se niki kiba gitegereje? Gupfa se? Hari step imbere yo gupfa. Kwihagarika se? Ibyo ni ibisanzwe bya buri munsi. Nyine kwihagarika ibikaze. Kumena vidange. Night shift. Gushaka umugore. Oya, umugore ufite uburyo nawe yadushaka nta birenze. Umugore ufite uburyo ubu ngubu ntago wavuga ngo umugabo ngo niwe ujya kwiyongoza avuga ngo ngiye gushaka ibiki n'ibiki. Kurongora ni byiza ariko kutarongora ni byiza cyane. Kubyara ni byiza ariko kutabyara ni byiza cyane. Kubera iki bisobanura? Ni ukuvuga ngo hano ku isi mbona ntago kuvuga ngo ugiye kuzana abandi bantu hano ku isi mbona nta bishya ntabyo baje kuvumbura n'ubundi birenze nibagume muri iriya nyuguti bafiringa bumva uko bimeze naho nyine niko bimeze ntago wabihatiriza iyo ni igeno rya Nyagasani anytime nshobora kubikubwira gutya nkara ndongoye kubera ko nanjye ntiyari saruti ndi muzima mwana darapo ry'i Burundi rirazamuka. Oya ariko ikintu ndimo kuvuga ukwiriye gushaka ufite abana bangahe ngo? Mfite umwana umwe. Ukwiriye kuba ufite umugore mu nzu. Umugore mu nzu. Ndakeka ko hari ukuntu ahubwo nkwiriye kuba mfite amafaranga. Hari ukuntu bifasha umuntu agakomeza kuba seriye cyane mu buzima bwa buri munsi. Iyo ufite umuntu ukwibutsa buri munsi hey byuka dukore ABCDE urumva ariko gufasha mu mishinga byaba ari byiza. Kubwira ngo byuka aragusurira ugahita ubyuka. Harabura iki? Oya ni ukuvuga iherezo ry'inzira ni mu nzu. Isaha n'isaha ibyo ngibyo bishobora gushoka ariko muri aka kanya ntabwo navuga ngo hari umugore gutya na gutya oya. Na gahunda nta sheri kabisa. Oya gahunda y'ibihari kuko mfite ubuzima. Iyo ufite ubuzima gahunda uba uyifite ariko kuvuga ngo mfite umuntu dufitanye gahunda ngo naba nkubeshye kabisa. Okay, angaho wapi? Ubu ni ibiraka niko wakunda. Ni ibiraka. Okay, wigeze wicara n'inshuti yawe Pilato muganire kuri gahunda z'ubukure no gushaka? Byo kuvuga ngo twa planning ko tuzashaka abagore se. Kubijyanye na gahunda z'abagore nigeze kwicarana mukaganira kuri izi gahunda kamubwiye ngo yo my bro bimeze gute se kweri ntabwo ubona ko imyaka irimo kugenda? Pilato ni umuvandimwe wanjye ariko ibintu byerekeranye n'igihugu ntabwo tujye tubiganiraho kabisa. Kubera iki? Kubera ko ibyo iriya ni marge iterwa nta mufa. Iriya nta vuvuzera ziba zihari. Rero nawe nyine nk'umusirikare aba afite ukuntu we avuga ati nanjye wenda plan zanjye zimeze gutya. Kubera kerega biriya ni ibintu bikaze bakti. Ni ibintu bikaze nawe urabona impeta uba wayitsimbye. Urumva ko ukeneye n'andi makipe. Oya. Nicyo kimenyetso. None si umuntu yari akagenda yisonzesheje urumva badashaka kongera ko. Ese impeta isobanura iki kuri wowe?
impeta isobanura iki? impeta ni ukuvuga iyo wambaye impeta kiba ari ikimenyetso cyerekana ko hari undi muntu wambaye indi mpeta. Ibyo byavuye heza? Ni imyizere y'abantu? Oya, ni ukuvuga ibintu byose iyo abantu babitoye bakabyemeza, wowe uri umwe ntabwo waza ngo wopoza abo bantu bose. Oya, iyo abantu bose ari kwemera mu kintu runaka ntabwo ari ngombwa ko nawe ubyemera. Nimba ufite sababu zitemerana nabyo ntaribi. Oya, cyokora none se ko hari igihe nakubonaga uyambaye, nicyo kibungiye niho hantu nagize navuze twenda bakti buriya ashobora kuba yarayikuyemo arimo gushaka indi kipe asinyamo kontra. Oya, njye nayambaye iminsi 3 ya mbere. Inyuma ya cyangwa wenda uyambara ku ikaramu. Hari n'abagabo bayambara ku ikaramu. Yambara kuri marikeri bakti. Ariko ukwiriye gushaka umugore man. Wowe na Pilato mwese na Paxson nkubita pasi. Pasi? Oya, ibya pasi ntago nemerana nabyo. Ihigire jya ku muhigo ndangira nzajya muri Heshyamba. Barari benshi cyane. Ufashe numva ejo n'ubundi ndimo kumva gahunda ngo abagore babaye benshi cyane ku isi, no mu Rwanda abagore ni benshi kurusha abagabo. None wishize ku isoko ni vuba vuba. Gute se? Pastor Claude ntago wabonye cyagiye yarishize ku isoko, byaciyeho ukwezi atarabona umugore mwiza kandi yaramubonye se. Na mariage danje barabure nanjye ndaregeye babwire turangire gupfa ubusa, keneye gupima ibibanza kabisa. Waba aregeye yaza tukabikurikirana. Ushaka umugore umeze gute? Umugore ni your dream wife ni njyewe ntago mvuga njyewe umutima uki yasatese. Umugore mwiza ni umubu kumva. Rero umugore ni umugore nshaka, umugore mwiza ni umubi wanyumva. Ntago nkeneye kuvuga ngo iki ngo mvuge ngo ufite ibiro bingahe ngo ibiki n'ibiki, sinabasha no kurema sogoro. Ntago navuga ngo ngiye kudekriva ngo umugore ibiki n'ibiki. Nshobora kuvuga ngo ufite amabuno Imana ikazanyihera wakoze impanuka yaracitse, none se namwanga se. Amafaranga amafaranga yo ni nk'amaraso. Nta mafaranga n'ubundi umuntu aba yapfuye aba ari umurambo. Narongora umurambo narongora imayiti bakti. Nyina amafaranga yo ni ngombwa mu buzima tu. So umugore ushaka agomba kuba afite amafaranga? Oya, ni ukuvuga amafaranga yo ni ngombwa mu buzima, twese twayahiga twayabona, ariko abaye yafite nanjye niyo ndimo guhiga urumva naba nteye ibuye rimwe mu gihuru byishe inyoni ebyiri. Nice cyane. Ni byiza kabisa wowe tunamubona kuko nago wagiye muri details nyinshi cyane. Nimero za telefoni noneho ku mugore ushaka umugabo. Nyine bagushakira niba maze kwishyira ku isoko baguhigira he? Nimero yanjye ni 078 07 00 2 44. Wazisubiramo? 078 07 00 2 44. Kamamagara uregeye ufite gahunda. Nanjye kabisa iwanjye nanjye ndashyushye kabisa. Nawe uri tayari? Yes, abakobwa abagore bose gahunda ngira ngo mwayumvishe. Abagore Yuda nimba uri tayari mwahita mujya muri gahunda maze bikagenda neza tu. Nuko nguko byatangiye ejo n'ejo bundi baza kumbwira ngo noneho uzi kuntu bimeze byaciyemo. Ngiye gukora mariage natwe tukambara amasuti n'ibiki byose. Imbere yo muranga urumva ukuntu gahunda zigakomeza. Asante Sara. Yes, turi kumwe na Yuda mu gusoza uratubwira iki? Cyo kambanze mba music uracyayirimo se? Reka mbanze mukubite wumve ko reka tugende twumve. Ngo nge nitwa Yuda ndarapa naturutse Rwamagana mu byapa nje guhiga pepa ntandukanya na fari epopa sinde sopa ndakipapa baratubona bagapapa kina Pilato na Antipa
ukuri ni fopa inda yakumize kapa nabangana na banyina baracapa urupfu ruca muri umye sniper ngwiniga itinyi saritsa papa pa bazate ko ntake wicarira icupa ku cyanuranepa va mu gusopa bihambarara kopa papa turakikupa pas en pas jusqu'à mon emploi comme papa c'est que vous faites je ne sais pas nuko niswe yuda mu kagari nitwa papa ngo shaka inota pa nibyo guhogopa barya iminopfu bakaduha imifupa uwashyize abazunguza ibyapa yasubije amaniga ku gipapa ideni ryaso niyo yapfuraripa credit bank iratupizo gasopo ni forya pa bize gukoropa ukoroka bakoropa kucyegera nta pepa kiranuka ni moshipa va mu bugambo shaka pepa va mu gitanda sepa cabiranya kwepa igihe niyo nkoti ikona ba papa nitwa Yuda absent kira ngo hepfo ya peaje mu kanogono arya amazi no ngo ishori z'ikigari cyo zitazi kuvugani no mu mugano nibigisaba inkwano umugayo umugono it's a criminal mbega ukuntu vino yishe umuvuno babyeyi barasoma bati inshingano nta muco viziyo ni katanu gutsapa kimono na timbuga shamano rap sapoti no mu gifu nta mutekano bafite kopi natsimvye original mbibutse aka Uswazi Boy International impano karemano dusaza nk'umuvino nawe upinga ngwino karibu mu gakino ukiropoka ni big no kashi nizo sigino sinje namba uno ninjye usuka wino fa kubyana byino nabisize mu bihano gutwika niyo sigino buri rugo na YouTube channel ukuri nishyano twajwemo n'imibonano twajwemo n'ibyiganano back to big town je nitwa Yuda Uswazi Boy mwana w'umunyarwanda yes sawa uyu nguyu ni Yuda from the absent killer yo Rwamagana Uswahili ni mu kagari ariko Rwamagana baragukumbuye man ku mutima barabizi nagiye guhiga igikapu sindagifata ariko umunsi nakigundira urumva n'umukazana tejemo no kumumanura niho bizabera niho nzerekanira incakwa ujya gushingura inshuti yawe ntabwo wari ufite iyihe mu yandirimbo oya iriya ni indirimbo muri filimi ukinye wica umuntu ugira ubwoba man ukabwira n'imiryango ibici byose mumenye gahunda ese sibyo man arya intro imeze gute bakti iriya intro yangane tu narayibagiwe so thank you so much ingini Big Town TV na ndi kumwe na Yuda ni inshuti magara ya Pilato turimo kuganira tu you know how is it going on everything is good until next time wowe urimo kurikira Big Town TV cyugomba gukora no gukanda subscribe bazuka gumanga gahunda zo cyarimo kuza ni nyinshi every time every minute and even right now ciao bye bye peace and love.